tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu abateze amatwi ibyahishuwe Media TV. Ngiye tugiye kuba turi kumwe muri aka kanya, nitwa Maurice niyo mugabo, ndi umukristo mu itorero rya ADPR. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku ijambo ry'Imana muri bihe turimo, ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge. Turagushimira Imana yacu, turakubashye urukundo rwawe, imbabazi zawe, kugira neza kwawe, ubuntu butangaje. Aka kanya rero tubonye umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe tugiye kuganira muri aka kanya rigira aho ritugeza, rigira aho ridukura, rigire uburyo ritwubaka, rihindura imitima yacu mu izina rya Yesu. Reka umwuka wera bari udusobanurira, reka natwe tugiye kurivuga ntiturivuge nk'abana b'abantu, ahubwo umwuka wera bari utuyobora, umwuka wera tuzuye mu magambo y'ubwenge. Abazaryumva rizabashe kububaka, abazaryumva rizabashe kubakomeza, abazaryumva rizabahindurira amateka, abazaryumva rizabagure mu ntekerezo, abazaryumva rizagira ibyo rirema mu buzima bwabo ndetse no mu bugingo bwabo. Reka ijambo ryawe ritubere inkomezi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 6, dusome duhereye ku murongo wa 25. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ntimukiganyire. Nicyo gituma mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira. Nabyo mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibahangayikisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe? Iryo ni ryo jambo ry'Imana nagiraga ngo dusangire muri uyu mwanya. Umutwe w'ijambo ratubwira ngo ntimwiganyire. Ngo mbese niki kiduteye kwiganyira muri iyi minsi ya none? Abantu benshi muri iyi minsi ya none bariganyiriye bakurikije ibihe turimo, ibihe by'icyorezo. Bamwe kuko abenshi bari mu ngo barimo baribaza ngo tuzabaho gute, tuzambara iki, tuzanywa iki. Abandi benshi tubakazi turakabuze, abandi benshi tubuzima burahindutse, abandi benshi ibintu byinshi. Abantu bari mu kaguni, abantu barihebye, abantu bari mu bwigunge, abantu bari mu maganya. Abantu muri iyi minsi ya none barimo bariganyira bitewe n'iki gihe turimo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza cyane ngo mbese niki kidutera kwiganyira? Ngo ko inyoni zitabiba, ko inyoni zidahunika, Imana ntizigaburira, Imana ntiziha ibyo kurya. Twebwe abantu ntiturushije inyoni agaciro, twebwe abantu ntituri hejuru y'inyoni. Imana irema uburabyo ikabugira bwiza cyane, uburabyo bukaba ariko nyuma bukajugunywa. Twebwe abantu ntituburushije agaciro ubwo burabyo bajugunya mu muriro. Abantu turenze inyoni kure cyane, kuko twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yaturemye mu ishusho y'Imana, tugendana ubumana muri twebwe. Muri twebwe dufitemo Imana, muri twebwe harimo Imana, muri twebwe imbere turi mu ishusho y'Imana. Rero ijambo ry'Imana riradukangurira muri iyi minsi kuva mu maganya yo muri iyi minsi turimo. Riradukangurira cyane ahubwo kurushaho gushaka Imana, ahubwo kurushaho kwegera Imana, kuko nitwegera Imana, iyo Mana ibasha kugaburira inyoni, iyo Mana ibasha kugaburira ibiguruka, izatugaburira twebwe abantu yaremye mu ishusho yayo, izatugaburira twebwe abana bayo, izatugaburira twebwe abayiringira. Rero muri iyi minsi
ya none, aho kugira ngo tube muri ibyo bihe by'agahuge, aho kugira ngo tube muri ibihe byo kwiherera, dore icyorezo kimeze nabi, nimuze dutumbire ku musaraba, duhanga amaso ku Mana, turusheho gushaka Imana, turusheho gukiranuka, turusheho gukora ibyo Imana ishaka. Imana izatugaburira, Imana izatwambika, Imana izaturengera, Imana izaduha ibyo byose twabuze, ibyo byose tubona biri kugenda bitambuka muri iyi minsi. Abantu bari muri uku kuguma mu rugo, niturushaho gushaka Imana, haba muri ibi bihe turimo, haba na nyuma yaho, Imana izaturengera, Imana izadutabara, Imana izaducira inzira, Imana izahindura amateka, ariko niturushaho gushaka Imana. Bavandimwe, inshuti, bakristo, bagenzi banjye, ndabakangurira muri iyi minsi ya none ngo murusheho gushaka Imana, murusheho gutumbira ku musaraba, abantu tuve mu maganya, abantu tuve mu bwiyunge, abantu tuve mu kwibaza mu by'ubu buzima. Ubu buzima burarangira, uyu mubiri urabura, ahubwo dushakisha ubugingo, dukora ibyiza, dukiranuka, tugendera mu bushake bw'Imana, aho Imana izaturengera, aho Imana izadutabara. Naho niturushaho guhanga amaso ku bintu biri muri iyi si, ibyo ntabwo tuzahura n'Imana, kandi birarangira, ejo bizabura, ejo abantu bazabisiga. Reka dufate urugero rutoya, murebe muri aya mahanga abantu bari kurimbuka, bari gucinduka, ibyo bari bafite cyangwa se imigambi ubu se baracyayifite, bisobanura ko imigambi ntayo bagifite kuko ntibacyumva, ntibagihumeka. Rero twebwe tugifite ubwo buryo bwo guhumeka, twebwe tugifite ubwo buryo bwo kuvuga, reka turusheho gushaka Imana, reka turusheho gukora ibyo Imana ishaka, tuve mu bwigunge, tuve mu bwihebe, tuve mu maganya. Imana izaturengere, Imana izadutabare. Nimuze rero aka kanya dufate umwanzuro, twebwe twese dushaka ubwiza bw'Imana, dutumbire mu ijuru, duhanga amaso ku musaraba, duhamagara Imana kugira ngo iturengere. Nitushaka Imana dukiranuka, nidusenga dukiranuka, nituguma muri uru rugendo dukiranuka, Imana yacu izaturengera, Imana yacu izaduha ibidasanzwe, Imana yacu izaduha umugisha. Ndegera ku musozo mvuga nti dufate umwanzuro rwose, duhindukire, turebe ku Mana, duhanga amaso yacu ku Mana, duhitemo gukora ibyo gukiranuka, kuko ari byo bizagera aho bitugeza, kuko ari byo bizatuma tubona umurage w'ubugingo, kuko ari byo bizatuma dutaha iwacu mu ijuru. Ahangaha mu isi turi mu icumbi, hano ni nko mu ikode, isi mu kanya yaduhinduka. Rero nimuze dutegure ejo hacu heza, dusenga Imana, dukiranuka, dukora ibyo Imana ishaka, tugendera mu mugambi w'Imana. Murakoze, mbifurije gukomeza gufashwa n'iri jambo, Umwuka wera akomeze kuri basobanurira, ariko murusheho guhanga amaso ku Mana, ariko muve mu maganya, murebe ku Mana, mutekereze ku Mana, mubone ko Imana kwishoboye, Imana igaburira inyoni zidahinga, Imana ituma uburabyo bubaho, nta bigega bugira bukaba abantu babureba bakishima bakabona ari bwiza. Ntabwo izabura kugaburira abana bayo, ntabwo izabura kugaburira abantu bakoze neza, ntabwo izabura kugaburira abantu bakiranutse, ntabwo izabura kugaburira abantu bayemeye nk'Imana. Twemere Imana nk'Imana, twemere Imana ko ishoboye, twemere Imana ko ari Imana izatugirira neza muri ibi bihe turimo. Turi mu ngo zacu, turusheho gushaka ubwami bw'Imana kuko bubonwa, tubushake dushize amanga, duharanire gushaka ubwami bw'Imana. Ibindi bintu byo ni iby'isi, tuzabisiga hano mu isi, twigira iwacu mu ijuru. Murakoze cyane rero, Imana yo mu ijuru nikomeze ibane natwe aho turi hose, turusheho gusenga Imana, turusheho gukiranuka. Turagushimye Data, turagushimye Nyaguhoraho, ijambo ryawe riratubwiye ngo tureke kwiganyura muri iyi minsi ya none. Reka bari wowe udushoboza, reka bari wowe tugenderera, twebwe ntacyo twashobora, ahubwo dusabye imbaraga z'Imana, ahubwo dusabye ubutabazi bw'ijuru mu izina rya Yesu, ngo ari bwo bukomeza kutubonekaho, komeze kuturinda no kuturengera mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.